N'amakuru ababaje, n'amakuru ateye agahinda, amakuru akomeje kugarukwaho n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuvuga iyi nkuru ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, na n'ubu nanjye murumva ko ijwi ryanjye riri hasi, ariko nyine nk'uko twabibemeranyije muzi ko tubagezaho inkuru zose kandi zose muba mugomba kuzimenya. Ariko kuri ubu ho ntabwo ibintu byoroshye, ni inkuru y'umupasiteri Pastor Claude mwakunze muri benshi mu Rwanda, ndetse nawe yari atuye kugeza ubu, murabizi ko yari atuye mu gihugu cy'Ubufaransa ariko mu mujyi wa Lyon. Inkuru rero yaje gutangazwa ko yaba yitabye Imana. Mbese uraza kumenya ese yaba yishwe n'iki? Ese abagiye batandukanye bo bagiye batangaza iki nyuma yo kumva iyo nkuru y'incamugongo yari isakaye mu banyarwanda? Kuko no mu gihugu cy'Ubufaransa yari akunzwe, na n'ubu nabo kubyakira byabagoye muri uyu mujyi wa Lyon yabagamo. Uyu rero Pasiteri Claude wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Lyon, kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024 ahagana saa 5:20 kuzamura, nibwo humvikanye inkuru mbi cyane y'uko yaba yitabye Imana, ariko bigakekwa ko yaba yishwe n'umwana we yibyariye. Ibikomeje kubabaza abantu benshi cyane bagiye batandukanye, haba ari mu Rwanda ndetse no hanze igihugu cy'u Rwanda. We yari atuye muri Europe hariya mu Bufaransa nk'ibisanzwe. Biragoye kubivuga, nanjye byagoye cyane, ariko nyine ngomba kubikora. Mbere y'uko rero uyu mupasiteri apfa, nk'uko bikomeje kwandikwa n'ibitangazamakuru byo mu Bufaransa utaretse n'ibyo mu Rwanda, bikomeje kugenda bigarukwaho ku cyumweru tariki ya 22 Nzeri 2024. Bivugwa ko we n'umugore we Aline bari mu rusengero ari kuvuga ubutumwa nk'ibisanzwe. Umwe rero mu bakristu b'inshuti ze wahaye amakuru Zaburishya yamuvuzeho ko byinshi, ndetse anasobanura uko byagenze ngo umwana we amwice, n'ubwo amateleviziyo yo mu gihugu cy'Ubufaransa yo atari kubyemeza, kuko akomeje kuvuga ko ari ugukeka ko uwo mwana bitaramenyekana koko niba ari we waba wishe se umubyara. We n'abandi benshi bagarutse ku kuba yari umukozi w'Imana w'ukuri, wafashije benshi mu kwihana no kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Abanyafurika bari mu gihugu cy'Ubufaransa yari umwe urajwe ishinga no gushaka intama zazimye, atari ugushaka amafaranga n'icyubahiro. Akimara gupfa uyu Pastor Claude ntibyahise bimenyekana, ahubwo haciyeho umwanya munini cyane, yewe n'umugore we Aline yari atarabimenya. Gusa ubwo yari amaze gutaha, akigera mu rugo rwe, nibwo yahise atungurwa no kubona umugabo wiwe arimo aravirirana amaraso, ariko yavuye mu buzima. Uyu rero wahaye amakuru Zaburishya, uyu mukristukazi, yabisobanuye uko byagiye bigenda, cyangwa uko nawe yabyiboneye, kuko yari inshuti ziwe za hafi n'uyu nyakwigendera Pastor Claude ndetse n'umugore we Aline. Ngo umugore we ubusanzwe akora mu gitondo, ariko umugabo we agakora nijoro. Uyu rero Claude ndetse na Aline bari bafite abana bato, umuto afite imyaka 8, umukuru wigaga mu gihugu cya Canada, akaba yabaga mu Bufaransa. Bari bari kumushakira ishuri kuko aho muri Canada bitari bigishobotse ko yigayo. Bari baramugaruye aho ngaho akaba abana n'umuryango we, ndetse papa we na mama we mu gihugu cy'Ubufaransa, aho bari kumushakira ngo azige mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko yige aba ku kigo.
ubwo rero Pastor Claude yatahaga avuye mu kazi yaje ahura n'umwana we abona ko ataraye mu rugo, yatangiye kumubaza aho avuye n'aho yaraye. Umwana n'uburakari afata icyuma kimutera mu nda inshuro 3 se ahita agwa hasi atangira kuva amaraso. Umwana akimara kubona ko yakoze ayo mahano mabi cyane yahise ahunga asiga se avirirana abura ubutabazi kuko nta muntu wari uri hafi aho. Nka 5:30 umugore we yaje asanga umugabo we yavuye yashizemo umwuka, muri make yabuze uko abigenza abura uko yifata. Nibwo uyu mugore wa Pastor Claude yasanze nyakwigendera cyangwa umugabo we yamaze gushiramo umwuka, ahita ahamagara polisi basanga yarangije. Gusa bahise babakura mu nzu bahakorera isuzuma kugira ngo nk'ibisanzwe nyine bamenye koko niba ari uwo mwana wiwe wamwishe. Nk'uko yakomeje uyu watanze amakuru abivuga, uyu mwana wakoze aya mahano afite imyaka 16, akaba yishe se wari umaze imyaka igera kuri 15. We n'umuryango we barimukiye mu gihugu cy'Ubufaransa ariho bari batuye, ndetse iyi myaka ikaba ishobora kuba irenga kuko uyu watanze amakuru yasobanuye ko bamenyanye kuva bamenyana hashize imyaka yose 16, kandi uwo mwana yamuteruye akiri uruhinja. Bakiba mu gihugu cy'u Rwanda, Pasiteri Claude ndetse n'umugore we bari batuye mu mujyi wa Kigali ahitwa Kimisagara, akaba yari umu ADPR gusa ntiyari yakabaye umushumba nk'uko nk'ubu byari bimeze. Yabaye umushumba ubwo yari amaze kugera mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'igihe kinini ashakishayo ubuzima. Nyuma yo kuba we ahita ashinga itorero yarayoboye kugeza ubu ngubu akimara kuva ku buzima cyangwa akimara kwitaba Imana. N'urupfu rero na n'ubu rwababaje benshi kuko rwabaye umwihariko, apfa mu buryo butari bwitezwe ndetse n'abantu bose batari babwiteze. Ni naha rero natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere rero dusuye, icyo musabye ni ukureba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira akazi nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi ugomba no kuduha ibitekerezo ku byo twazabahindurira mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio, ndetse n'ibyo twazahindura cyangwa n'ibyo mukunda tugenda tubagezaho. Reka rero dusoreze hano tubabwira ati mukomeze mugire ibihe byiza, kandi abakundaga Pastor Claude mukomeze mwihangane kandi mukomeze muhumurize abasigaye.